Ndi papa SAVA. Hanyuma kepowe sasa ndashaka ngiye abantu ubantoranyire sibyo ndimba nta bintu bya ruswa nshakamo tuzakore projet ibiri hejuru sibyo abantu bavuge bati ibintu byose babyitayeho pe naho hari igihe ukora projet ukagira ngo harimo mama wawe harimo nyogosenge harimo nyoko wanyu nanjye ubwo ngiye kubarebera ibizajyana na projet na bya bindi mwankoreye byose sibyo sawa akazi keza rero ubwo turagendera ku bintu ikindi utari bwibagirwe no kuvuga abantu bose baza hano bivuga ubafata ifoto hazajya nyihuza ni rimwe ifoto noneho ni no cyangwa yes turi kumwe digite turabikompira nyuma uburyo nanjye muzabima nyine nkajya muza nkuko watubwiye turi bugendereho ntago turi burenze ziri eshatu sawa ne mu bikora noneho nanjye reka ngereyo hanyuma nze mbabonera akantu kanyu kandi wowe duke ugenda utunyoherereza ubinyoborere kepo ubinyoborere ubitewe nabo uzajya ubona neza kuri kamera bafitingamo sawa akazi keza sawa buriya nagira ngo niba tugiye gutangira nkuko boss abivuze tangirire ku bantu cyane cyane turebe kugiye nta mpamvu kubitindamo arega ibintu ntago ari ibintu bigoye kugiye umuntu waraza twereke talaye minota mikeya siko bimeze ahubwo ubwo ikintu mfasha cyane aho umenyera ibintu by'imyambarire ubitindeho ukirebe wenda ikimyambarire ntabwo twagiha menshi cyane ko umuntu waje muri casting muri casting yamaze gupasa abantu bamutekereza uko bamwambika kuko dushobora kuvugana n'uwambere akazi reka duhere ku matsinda cyangwa duhere ku muntu umwe bazajya baza uko bafasha amanimero nta kibazo bitewe n'ugezweho reka mpamagare nimero ya mbere abafite nimero ya mbere mutubwire abafite nimero ya mbere baze uraho muraho neza bakwita nde nitwa Sasa witwa Sasa uraririmba oya ndi umukinnyi wa filime ariko nari nazanye na mugenzi wanjye muhamagara none ko mutazanye hano turagendera ku bintu bitatu turakoresha tubaha iminota ibiri mukaba mutweretse ibyo mushaka kutwereka niba ari ukuririmba iyo ndirimbo ikaba irangiye niba ari ukubyina uvuze ko ari ibya filime twereke ko akagitinga muri filime runaka ubwo rero turatangiye ariko se nk'ubu bimaze iki kuba uri musaza wanjye wirirwa uncuruza gusa nta n'ikindi umariye ubundi ubona abagabo banjye babyo bizarangira ryari wese umariye wowe umariye iki si ukwirirwa amaha wowe ukirirwa urya uko wiboneye ariko wahamuki sambabarira wahamuki ntabwo ari amafaranga wirirwa abagabo birirwa bansambanya hano ubu isi umugabo wa gatatu uvuye hano njye simba natetse imitwe imitwe ku mubiri wanjye ndagira ngo nkumenyeshe ko nta kintu umariye wowe urumva niyo wanapfa wari uzi n'ikindi ababyeyi bacu barakunsigiye ngo ndere nta kindi wakoze uretse kumereza abagabo uri kumva nagira ngo umenyeshe ko iyi saha iyi ngiyi tuvugana ndarambiwe urambiwe ibiki namaze no kunywa ikinini noneho mfe umbure hanyuma ugumane ubuzima wakoze iki kuki wabikoze utambwiye nkubwira iki ubu se uncitse mana yanjye we murakoze murekeraho uyu musore warya yitwa banyita Musa hanyuma Sasa
biragaragara ko ushobora kwagitinga neza ndetse na musaza wawe ariko muracyafite urugendo. Mwanagaragaye neza, musaza wawe yazanye igikombe, sinzi niba yagiteganya tagisi, ariko ubwo niko mwabiteguye. Kiriya gikombe gisobanuye iki? Iki gikombe ikintu gisobanuye ni ikimenyetso cyo kwimora. Kwimora ikintu bivuze ni ugukanga abantu kuri stage ukabereka ko wateguye bifunzemo boko. Okay. Kwimora. Gukanga abantu kuri stage. Ni igikabyo. Okay, nge nakunze cyane wenda igitekerezo cyanyu rwose, story ni nziza. Mwagaragaje ukuntu koga umucuruje n'ibiki byose, naho ugaragaza ukuntu wenda ibyo ntacyo bikubwiye nta niki, ariko ari nk'ibintu bitatu nge ntabonye. Ntabwo nabonye isano mu by'ukuri riri hagati yanyu. Sorry gatonya kubera uretse gato. Ntabwo nabonye isano riri hagati yanyu, gusa yagerageje kuvuga kuri musaza we yego umutera umugongo, ariko je sinabonye isano ryari ririmo hagati yanyu. Ikindi kintu nge ntabashije kubona neza ni impamvu mwatekereje iki kintu, kuko umukobwa we nabonye asa n'ubijyamo. Reka tugire ni timu yewe uyu musore wo kwimora. Uyu musore wo kwimora kuri jewe ni no. Hanyuma umukobwa wowe umuntu yaguha andi mahirwe mu kindi cyiciro. Urakoze. Mutubwirire ufite nimero ebyiri. Yiriwe. Urwego rwo kuba reka nkuremo ingofero. Bite amakuru? Imeze. Witwa nde? Amazina yanjye nitwa Simoni, ariko izina ry'ubuhanzi nitwa Simoni G. Simoni G. Yeah. Uri umuhanzi uhanga ibiki, ukora ibijyanye n'iki? Ndi umuraperi. Uri umuraperi? Yego. Muri make ugiye kuturirimbira. Okay, tutari kubitindamo. Bon, ni ibintu bitatu, tureba igihe tukareba uko witwaye, tukumva n'icyo gihangano cyawe. Nagira ngo ngire icyo mbasaba. Bariya abagenzi banjye bavuye hano nifuzaga ko bagaruka, kuko mbona imirongo akenshi ndi kumwe n'abantu. Nuvuga ngo uhimbira ku bandi? Nibwo iyo ndi kureba abantu mpita mbona icyo ndirimbaho. Murafatanya se umugurire? Yanjye ndabambariye mbakubita imirongo twebwe ntago watureba ukaba wadukubita imirongo. Mwambabarira ariko nta support nari. Reka mwereke. Urabizi ko ibyo biragaragara ko utazi iki. Biragaragara ko utazi icyo waje gukora. Numenye icyo waje gukora ubwo uzajya Simoni G. Oya, ariko Simoni G ibye ntabwo azi ibyo yaje gukora. Aragendera kuri bagenzi. Ni ikipe bariya bafite aho baturutse. Reka tukwibutse yuko waje wenyine. Hano hari amabwiriza yawe. Ni ukuvuga ngo wowe fata imbere yawe, ufate naho usumve ko ari abafana bari kukureba bari wimbira. Simoni G we ririmbira. Hanyuma Simoni G unujya muri stade ukasanga abantu babiri. Igitaramo ntabwo kizakorwa. Nzishima kuko abo nibo mba nshaka kugira ngo nishime. Noneho reba ko turi abafana twicaye muri stade. Simoni G twamworohereje. Simoni G ngorashaka. Abo bantu bakaza se? Uwo mukobwa mwazanye se? Uya muri bariya burya abantu iyo baje guhatana. Uzi neza ko ari kwemerera se? Ntabimusabye ashobora. Mubwiraze, okay, mubwiraze. Sister bayo bayumfashe hano. Wibuke yuko ari kwa Arababyina se, arabayicaye. Oya niyo yahagarara gutya gusa. Koresha igihe. Okay. Turatangiye.
yo gutsindira uyu mwari ni danje nzatana mpa kubaye uwanjye nzakora byose ku bwawe erega ndagukunda kurusha abandi ndabizi ukunda akazi nzaguha urushinge maze mbikore nk'umukozi reka mbanze mpige ikofi ejo utazabura iposha ukanyura mu murwa urabizi ubusanzwe njye ndi umusaza mu gakino urashona nzagukunda birenze nkurinde imbeba abagushaka bose bakwibagirwe ndabizi uku Simoni G Simoni G iyo ndirimbo ni yawe wahimbye iyi ndirimbo ni iyanjye ni rap ni yawe cyangwa ni yundi usubiramo ni iyanjye wayihimbye ryari njye mba mfite ikayi nandikamo imirongo mba mfite imirongo myinshi hari indi waturirimbira itari iyo indi nayo ntiyabura shyiraho indi Simoni G amasaha reka ngire vuba vuba kankurura indi mirongo amasegonda 3 reka tugushimire urakoze bazagaruka ubutaha hari igihe byazagenda neza Simoni G ugabanye tuguhaye no reka indi mirongo nari nyibonye Simoni G nyaruka inama bakugiriye ngaha ugabanye ibintu ukoresha gabanya ibihe uracyari umwana ukoresha ibintu bike cyangwa ubigabanye byose muduhamagara ufite nimero 3 kandi uyu muhungu yari afite kabisa ariko ntabwo azi icyerekezo kiriguzi intare batinya yo intare batinyiza mugabo nyamugabo mubisi inkuba y'izuba n'iyo umuriro kiriguzi umva ntabwo turatangira ntituratangira bon hano rero muri abasore turi groupe ya kira buretse gato ntabwo turatangira kirimbuzi andi monsieur umva buretse gato byose ni ugiye kuduturitsa se yo kirimbuzi umva ntago iyo miziki yemewe hano buretse bika igikoresho cyawe muri kumwe ni groupe yitwa kira kirimbuzi ninge chef wayo okay nubwo niyo tugiye kuvugana saba mugenzi wawe none atuze murakoze rero uyu we buretse gato iyo turafatanya muri groupe noneho rero mwifate neza tubanze twumve ngaho mubwira tuze rero tubwire ko groupe yanyu yitwa kira bisobanuye ngo kirimuzi Ramazan cyangwa se Ramzo twebwe rero dufite impano ebyiri turabahanzi twandika indirimbo tukaziririmba tukanazibyina turi n'ababyinnyi hakiyongeraho n'akandi kantu kitwa gukina filime murakoresha iki muje murakoresha tugiye kubanza gahunda y'abahanzi dufite gatangiye no kwakitinga sawo twagira ngo nyine kuko twebwe turumva dushaka tuzi igihe icyo aricyo time is time twagira dukoresha igihe neza utubwiye ko witwa Ramazan wowe ukitwa Kirimbuzi noneho Kirimbu ngaho ugerageza kwifata neza utuze tugendane neza ni izina riboneka ahantu hose ritandukanye ku ndimi Kirimbu waje uvuye he ubundi mwaje muturutse twebwe twavuye muri groupe yacu yitwa Kira ikorera he hano hakurya ibwota amasimbi hafi aha rwose ni groupe igezweho cyane irazwi dukunda kwifashisha twebwe cyane nk'indirimbo za kera ziri mu marap cyangwa se amafanke buretse gato ariko se kandi muri buretse Kirimbu tugiye gutangira rero buretse Kirimbu tugendera ku bintu bitatu iyo mikro iravuga ntivuga ubundi urumva kubera kwakitinga ushobora no kuma mikoro ikaba yambera ikibazo ariko hano ndi kukwereka ko nayo nayikoresha iravuga uvuye ni mikoro sans fil mikoro sans fil tuza ariko mikoro sans fil twatangira noneho reka tubabwire rero amabwiriza tugendera ku dufite bitatu tureba Kirimbuzi ba witonze Kirimbuzi avuye Kirimbuzi mbere yo kuza hano wanyuze naje nabanje kwitegura nk'umuntu uje
mu guhatana n'abandi ariko ibyo nari mbimaranye igihe na mugenzi wanjye ko twakoze repetition wavuye usibye se mu kanya ngiye kuri toilette hari ahandi wafashe ibiki nta na kimwe usibye amazi nyine nk'umuhanzi ko tubanza kunywa amazi kugira utagera kuri stage ukaba wagwa kawo mbese ukaba wagira isereri. tugiye gutangira rero mugiye kuririmba mugiye kubyina tugiye kuririmba tunanabyine birajyana byose murabijyana ya zamani ya zamani murabijyanira hamwe yacu murabyina munaririmba reka twihutishe tubahaye iminota 4 kubita igifaka modamode kubita igifaka cy'inyamija kubita igifaka modamode kubita igifaka cy'inyamija kubita igifaka gukora iki muri ibyo bintu muri kubyina muri kuririmba turimo kubyina groupe harya ni groupe kira groupe kira uri kubyina ninde muri kuririmba muri kubyina muri gukora rimwe kuririmba no kubyina tukihana beat kugira ngo abafana rimwe kuko ushobora no kujya ahantu ibyuma bikagutenga ahubwo twabashaka kandi kuririmba kamwe twebwe ntabwo noneho ibyuma byadutenga reka mbereke rero ashobora kuririmba nka mufite indi ndirimbo murayifite mushyire windi turayifatanyije nushaka gushaka niko yitwa nushaka imaze kuvaho ni kubita igifaka madamazere iyi kurikiyeho noneho yitwa nushaka gushaka ni yande muri mwe imirongo ni imwe twarayimuye imirongo n'imijyo n'imikarago n'utubazo n'utwuguruzo twagiye nushaka gushaka uzashaka gushaka ushaka gushaka kubera iki twarababaye kubera iki twarababaye nushaka gushaka uzashaka gushaka ushaka gushaka agufate gushaka ushaka gushaka kubera iki twarababaye kubera iki twarababaye kubera iki twarababaye nushaka gushaka uzashaka gushaka ushaka gushaka twarababaye 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 murakoze twarababaye murakoze groupe kira murakoze cyane haza abandi cyakoze ngewe nimugende ngewe ndumva mu by'ukuri mufite ishyaka mufite ishyaka pe ibi bintu mubimazemo igihe kingana iki mbese ko dufite n'akandi kantu ko gukina oya murakoze rwose nge rero ikintu gito navuga dufite indi mpano n'umunota umwe oya buretse gato mukoresha isegonda rimwe kwivuga ngiye nkivuga oya ukora umuntu ugiye gukina filime urabona ukoresha isegonda rimwe nawe urabona tangira ngiye gukina nk'umuntu ubabaye mbega wahohotewe n'umugore we turakina kina wowe watinze kina ubwo uvuga ngo murekere isegonda ryari rimwe nanjye reka turimo isegonda mugabo nyamugabo ntarangwa n'ibite arangwa n'ibikorwa ndetse rimwe na rimwe ngiye kirimbuzi bayitiranya na bombe ariko ngewe ndagasazi ngakuruma habi nkakuruma mu majyepfo ukaribwa byarangiye mbaye no ngaho nimugende mufate ibikoresho byanyu kirimbuzi yaciye heko kirimbu nuriya mutipe namubwiye sawa ngaho mugende twanyuza hana kumva komeza genda uzagaruka ubutaha genda ukomeze imyitozo uzagaruka ubutaha bizaza murona nzabimenya uzabimenya uyu uranabizi hari utuntu dukeya ariko nimba ufite n'akandi kazi ugakomeza ugashyiraho umutima niba ari akandi kazi ufite usaba gukora sasa rero kingaho uyu munsi sinzi itangazo umuntu aritanze ko kunywa kabyaramwe yabwiye abantu ko dukeneye abantu bameze bati none iyi groupe yitwa kira iranyumisha
akazi kazikora aragusoma iriwe urashaka ukurikira nazi undi witwa nde uturutse amazina yanjye nitwa Madudu. Yego. ukora iki mu buzima busanzwe uje kutwereka iki Nonese turabona kubona nyine bari birango bya casting keneye kubiryama ndi umukene ndumva nshaka ko wamfasha nkabona uko mbijyamo ibintu bya papa Sava. none se mata uragira ngo ufashe iki koko uragira ngo ufashe iki Gira uko bigenza basi by'ukuntu mfashamo n'ukuri ndababaye pe nta kazi mfite. ese ntiwajuje muri casting Naje njemo ariko ndashaka ko wamfasha njye sinshaka kugenda muri biriya byo kujya kwiyamamaza ndashaka ngo bite bigira vuba vuba mbona akazi. ndagufasha gute Basi kankwereke basi ndahugurira agafanta ubundi rero mfashe nta kibazo. oya mfa mada reka mubwize ukuri rero oya ibyo bintu byihorere Ihangane ufashe ariko se ndagufasha rwose shaka ukuntu wamfasha biriya bintu n'ubikuriye kuko ndabizi neza ko ni wowe mukuru wabo. oya mada ibyo rero uri mutekereza ntabwo ariko bimeze ntabwo wabonye uriya wambaye amarinete w'agashati ka karokaro uriya niwe ubikuriye njyewe rero rwose nanjye ndi hariya ndeba uko bimeze kandi reka nkubwire barareba ibintu byinshi pe barareba uko witwaye winjira barareba iki nkawe nka buriya ugize ucyo urinjira usuhuza abantu bamwe abandi urabihorera. Nabonaga ari wowe bosi wabo bose kuko nzi neza ko ari wowe ubikuriye n'undi mugabo ariko niwe nahisemo. ariko se wabonaga ari njye bosi warebye ubunini wumva ko ari njyewe ukuriye biriya ntabwo ari njyewe rero ubundi buriya ushobora kuba wanatsindiwe hariya buriya kiriya kinyabupfura nawe n'ubutaha n'ujya ahantu hari abantu ukajya ahantu hari abantu barenze umwe ukiha ibyo kubasuhuza niba udatanze mwiriwe muri rusange ukiha gukora mu ntoki bamwe na bamwe buriya busize ububaye nk'ubasuzuguye rero nta kintu ngewe nshinzwe nanjye ni ukureba kuriya ubishinzwe n'uriya wambaye amarinete wihangane rero ubwo urakora oya ubwo uragerageza none se n'amafaranga yanjye urayanze ba oya nyajyane nyamaze iki oya